Tubahaye ikaze abakurikiye Ambara Neza Samuel. Ngiye kubereka uburyo imashini ugize ibyago ikajyamo indodo, uburyo wazikuramo. Mukurikire ni karibu. Ahangaha ni igihe uba wadoze noneho hano hakajyamo indodo. Urabona nta nubwo yikaraga. Ariko ibi ngibi nibyo nafunguyeho gutya, byari bifunzeho gutya. Murabona nta nubwo iri kwikaraga. Aka ngako kari kwikaraga kubera ko kadafunze, ariko iki ngiki ntabwo kikaraga, kirakomeye kubera ko hagiyemo indodo. Noneho rero iyo hagiyemo indodo wirukanka ujye kwa makanika, ahubwo fata urushinge rwawe rusanzwe. Urushinge sinzi nawe muri kurubona. Numara kurufata ugende weguramo utu tuntu tw'utudodo twafashemo. Gutya urabona turimo utudodo twafashemo. Ugende udukuraho gutya rwose ukaraga, nubwo wenda gukaraga biba bigoye, ariko nyine ugenda ugakuramo gutya. Nubona rero byanze, hano haba harimo akantu, dore aka ngaka dore kaba karimo hano, ahangaha muri kano kobo. Uri kukabona aka rero ugakuramo. Noneho warangiza ugafata nk'umusumari cyangwa se turunevisi ugashyiraho hano gutya, ugahonda gutya kikeguka kikigira inyuma ho gato. Ukongera ugakaraga hano gutya. Ubwo hano ni mu gihe wabonye urushinge rutari kugira rutari kugeramo. Hari ukuntu ubona urushinge rutari kujyamo kubera ko hari igihe nyine haba hegereye cyane. Urabona rero iyo ukubise gutya, ukubita gutya, ariko nyine ukirinda gukubita cyane, kuko ukubise cyane ushobora kukimanyura kubera ko kiba ari ikibumba. Noneho ngo hano iyo hakubise hakeguka, nyine urahakubita ku buryo hegukamo akantu, ku buryo ubona nyine aho uza gucisha rwa rushinge, kugira ngo ubone uko za ndodo ugira ute uzikuramo. Ni gutya. Hagiyemo indodo nyinshi cyane, niyo mpamvu bigoye rwose kuzikuramo. Kandi imashini nyine ntabwo yadoda igihe washyizemo indodo nyinshi. Urabona hano iyo hagiyemo indodo, imashini ihita yibana, kwikaraga bikaba ikibazo. Rero aho kugira ngo wirukanke ujye kwa makanika, kandi buriya rega ni nawo umugisha, ni nayo mahirwe yo kuba warageze kuri channel Ambara Neza Samuel. Iyo byanze hano ushyiramo n'utuvuta kugira ngo horohe, habone uko hikaraga. Noneho nihikaraga ubone uko ukuramo za ndodo. Rero kubera ko mbona hatigiyeho inyuma gatoya kwa kuntu nabishakaga, kanongere mpondeho. Nkondaho akantu ku buryo ubona hegutse, kubera ko ya kare irimo hano uba wayikuyemo, urakubita ikagenda. Ariko nyine bisaba kugira witonze kugira ngo utayimanyura, kuko aba ari ibumba, kandi ibumba nyine urumva ishobora kumanyuka. Rero ukubitaho witonze, kuko ugiye no kwa makanika ni uko nguko yabigenza. Utudodo turi kugenda tuvamo gake, ntabwo zihita zivamo rwose. Gushyiramo amavuta nyine ni ukugira ngo byorohe, nta kindi ndi kuyashyiriramo.
urabona ko bitangiye kwikaraga, indodo ziragenda zivamo gake gakeya. Indodo ni gutya zivamo, urabona hano zigiye zivamo, gusa nyine ntabwo ruvamo ari urudodo rwose, ruba rwacicaguritse, ruba rwacitse, kuko nyine uko ugenda ukaraga niko rugenda rucika. Nta yindi nzira yo gukuramo indodo mu mashini mu gihe zagiyemo, ni iyi ngiyi yo guhonda gutya, ugahonda impande zose hepfo no haruguru kugira ngo nyine heguke. Noneho hakeguka ukabona uko ugira gute, ukabona uko abantu bashyashya baba bagize ubwoba, baba bazi ngo imashini irapfa. Uwo muhumure nta kiraba, ntago yapfa. Indodo uko zigenda zivamo niko imashini igenda yikaraga, imenyera paka. Cyane rwose aba yahangirikiye. Rero ibi ngibi icyo bivuze ngo iki? Bavuze ngo mu gihe uri kudoda jya wirinda ko urudodo rushobora kujya hehe muri kuruwa. Hano biba byatewe n'uko urudodo rwacitse umuntu wari uri kudoda, noneho rukajya muri kuruwa. Iyo rumaze kujya muri kuruwa rero yizengurutsa gatatu rwagiye mu mashini, kandi nyine iyo rugiye mu mashini biba byagize ute, biba byatangiye kuba ikibazo. Nshobora kureba niba hari iyindi mpamvu ituma imashini itikaraga, ugasanga iyi buro irafunze. Dore iyi ngiyi, iyi buro iyo ifunze, mbibereke neza. Dore iyo iyi buro ifunze itafungutse, iyi ngiyi nta kindi kintu gishobora gutuma imashini itikaraga. Noneho ukareba niba hano hasi, dore ahangaha muri bino byuma by'imashini, hano hasi birimo neza. Iyo bibaye ngombwa unagera gutya ukabikuramo, ubanza gukuramo agahori n'akababiri bikazanana, noneho warangiza ugakuraho iyi ntuza gutya, n'iki nacyo kikavamo. N'iyo rero ugiye gukuramo nk'imyanda, dore urabona nk'ahangaha haba hagiyemo imyanda, dore ni gutya ugenda ubikuramo gutya, gutya, na hano iyi myanda yose ikavamo ikavamo muri ntuza. Noneho rero no gushyiramo amavuta, uhita kano ukaraga, ushobora gukaraga kakareba hirya gutya, ndareba ahantu kari kureba, yego gutya. Naho warangiza nako kagashyiramo gutya. Noneho wakamara kujyamo gutya, uhita ufata amavuta ukagenda ushyira hehe hano. Hari abantu benshi badoda, cyane cyane abantu b'abakobwa n'abamama, batashyize amavuta mu mashini bakumva ko ubwo idoze nta kibazo. Ibi bintu ntabwo biba ari byiza, kuko imashini uko uri kugenda uyikoresha nta mavuta arimo iracyara, ukahita ubona yatangiye kugica urudodo, kubera ko nyine hantu haba harikubye cyane, haracyaye, hameze nk'umuhoro nyine bacyaje. Ubwo rero urumva ntabwo wacishaho urudodo ngo rubure gucika. Noneho rero ugahita ufata n'aka ngaka, ugahita ugaterekamo hano, ariko ukareba ko aka kantu
sinzi niba muri kukareba, aka ngaka kajyamo hano hagati, ubwo ugomba kugira gute gutya. Noneho tuno dupata ukagafatishaho hano, n'aka ngaka nako ukagafatishaho hano. Ubwo rero ibi ngibi iyo birangiye, iyaburo y'aha ngaha hejuru, iyi ngiyi ntabwo uba wayifunguye ngo uyikureho, gusa ushobora no gufata n'agatambaro hano ukahahanagura neza 5x5, wa mugani wa ba banyamakuru. Hano wamara kuhahanagura, ubwo ngubwo nibwo uhita ufata cya kintu wakuyeho nacyo ugakuraho umwanda, noneho ugahita ushyiramo hano yaburo, kuko hano ibimeze gutya. Warangiza hano ukafunga gutya. Ubwo rero indodo zacu ndi kubona zagabanyutsemo, nubwo zitashizemo neza, zashiramo neza mbanje kuyifungura yose ngira ngo, kuko ndi kubona nazikuyemo, ariko kubera ko twashyizemo n'amavuta, izasigaye ziragenda zivanamo, kuko uko tugenda tuyikaraga cyane tukayihata umuriro, niko nyine twa tudodo tugenda ducika tugahinduka ifu. Ariko nkawe unyonga amaguru ntago wazayabona pe, ntago wazabona amaguru yo kuyinyonga kugira ngo indodo zicike. Icyo ukora ukoresha nk'umuriro bwo biragira. Urabona nk'imyanda iba irimo, dore ngizi za ndodo ziba zigenda zivamo gutya. Nk'ubu aha ngaha nyine nk'ibi ngibi biba byakozwe n'umunyeshuri utabizi, utazi ko iyi ndodo zigiyemo byose biba byapfuye. Noneho rero ndi kubona iri kwikaraga, urabona uko yatangiye ntabwo ariko imeze. Noneho rero ubwo imashini yacu indodo zisa nkaho zivuyemo, tugiye kuyifunga. Kuyifungamo, ariko mbere yo kugira ngo tuyifungemo tubanza gushyiramo ka gahato cyangwa se ya kare. Urabona igiyemo, ariko ubu ntabwo ifashe. Ugize gutya ishobora kubitaho akantu rero ikajyamo neza. Noneho ubu gutya ntabwo yakikaraga, kubera ko urabona uruziga ruri kwikaraga rwonyine, n'imashini ntabwo iri kugenda. Ngo ikintu rero bigusaba ni ikihe? Nzo bibereke neza. Ikintu bigusaba, ufata aka kantu ugahita ugashyiramo hano. Hari aho kaba keguka, ufata gutya gakeguka, ariko hano ugasanga ntabwo heguka. Ariko hano urabona nyine hari igihe uba ugomba kugashyiramo ku buryo utu tuntu tuza tugafatamo hano, uburyo dore tuza tugafatamo gutya. Noneho imashini usa nkaho uyiteretse kugira ngo katagwa, ugahita ufata iyi buro ugashyiraho hano, ugahita ufunga. Ibi rero ntabwo biba bihagije. Iyo uyifunze gutya
pe igufasha nyine birikaraga ariko ntabwo iba ifunze. Ariko rero nanone hari akandi kantu tutafunze kandi tugomba gufunga, ndetse nkabereke aka ngaka. Aka rero ukuntu gafunga ko ushyiraho gutya, gutya. Urabona hano ukuntu biba bimeze. Noneho hano nyine izi buro uhita uzifunga gutya witonze kugira ngo utagira ibyo wangiza. Shyiraho buro ugashyiramo turunevisi ukayifunga. Tinyuka ubikore, ntacyo bitwaye. Ibi ngibi rwose ndagira ngo nkubwire ko ntabwo wakwirirwa utanga amafaranga yawe kandi warageze kuri iyi channel. Ndetse n'ibindi byose wumva imashini yagize ikibazo wampamagara hari igihe, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp ukafotorera ukanyereka uko niba iri kudoda nabi, uko iri kudoda nabi. Noneho hari n'ikindi kintu nzabereka. Hari ukuntu ihori igenda igafunguka, imashini ikadoda nabi, ugahita usanga umuntu afashe amafaranga ye, wenda n'umukanishi wenda ntabwo ari kure, wenda ntabwo ari hafi, ari kure, uramutegeye, mana yanjye, ugasanga nyine umuntu atanze amafaranga y'ubusa kandi ari ibintu byari byoroshye. Nzabereka uburyo ki ihori nyine uyikora, noneho wamara kuyikora nyine bya bindi nyine wabifunze, ugahita imashini igahita idoda neza. Urabona kwa kundi nabereka gufunga ni uku nguku. Noneho wamara kubifunga gutya, aka ngaka ugahita ugira ute, ugahita ugashyiraho gutya, ugafata iyi buro iba igaragara inyuma ukayifungaho gutya. Narindi kubabwira nti iyo uyifunze igakomera gutya n'intoki ntabwo biba bikomeye. Ubwo gutya pe ubu bikoze gutya, wumva uyifunze imashini yatangiye no kwikaraga, ariko hari ikintu kiba kibura, habura kuyikomeza nyine ukayishimangira. Ushyira hano rero kuri iyi buro hano akantu k'agasumari cyangwa se ikindi kintu, ariko gipfa kuba gikomeye ku buryo urahonda kikayisunika. Wahondaho rimwe gutya ukumva nyine ko ifunze, ku buryo utakaraga gutya ngo ifunguke. Niko rero bafunga niko bafunga uru ruziga cyangwa se iyi vora. Urabona noneho imashini yacu iri kwikaraga rwose. Urabona iza ndodo zavuyemo. Rero wowe ugeze kuri iyi shene cyangwa se kuri uyu muyoboro, ukaba ubonye hariho ibintu byiza, ugasanga nyine twigisha neza, kanda like munsi y'iyi video, hari akaganza kareba hejuru ugakandeho. Nusanga subscribe utarayikandaho uyikandeho rwose, kugira ngo tujye tubana buri gihe. Kandi izi video ndagira ngo nkubwire ko zizagenda neza. Bye, ndabakunda.